Bene data ndabasuhuje mu izina rya Yesu mugira amahoro ya Kristo. Kugira ngo tuganirire ijambo ry'Imana riri muri Luka 24:15 rivuga ngo bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo. Muri ibi bihe murabizi ko tukiri mu bihe bya Pasika, igihe twibuka urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Hanyuma ku cyumweru hari Pasika, twizihiza umunsi mukuru wo kuzuka kwa Yesu. Ndagira ngo mbabwire rero ko Yesu yakomeje kwiyereka abigishwa be iminsi 40 n'amajoro 40, abaganiriza, abagaburira, abagirira neza, ababwira ngo narazutse, urupfu ntirwamperanye, ahubwo natsinze urupfu na kuzimu. Icyo kiganiro yagendaga bakorera abasanga aho bari, ababwira ko bagomba kujya i Yerusalemu, aho bazabonera umwuka wera nk'uko yari yaramubasezeranyije. Muri iki gihe rero Yesu yarimo yiyereka abigishwa be, bari bahangayikishijwe n'uko yapfuye. Ndagira ngo tuganirire ijambo gatoya, ariko kandi natwe Yesu yongera twiyereke. Ijambo rero tuganira ryamfashije ni iri jambo ryitwa kugendana na Yesu. Aba bigishwa bari babiri bajya Emawusi, ngo hari nyuma gato y'urupfu rwa Yesu, hanyuma ngo bagenda baganira ibyabaye byose. Birumvikana bari bakiri mu gahinda, ariko bagira n'urugendo, baravuga ngo nta kindi dukwiye kuganira keretse ibyabaye ku mwami wacu Yesu Kristo. Niyo nkuru bari bariho. Buriya iyo abantu bagenda ariko bakagenda baganira ibya Yesu, Yesu ntajya yihanganira kutabana nabo. Imana dushoboze kuganira ibya Yesu aho tuba, aho dukorera, aho tugenda, mu rugendo rwacu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuganira ibya Yesu bizadufasha, ndetse ngo birimo n'umugisha w'uko iyo tuganira ibye atwegera akajyana natwe. Niko uyu murongo wavuze ngo bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo. Yagendanye nabo urugendo rurerure, ngo ariko amaso yabo arabuzwa ntibamumenya, bakajya bagira ngo ni umuntu usanzwe. Arababaza ati murimo muragenda muganira ibiki? Ngo basa n'abarakaye, baramubaza bati uri umushyitsi i Yerusalemu ntuzi ibyabaye? Aramubwira ati ni Yesu waje ari umugabo w'umugiraneza, ari umunyempuhwe, azura abapfuye, agaburira abashonje, akiza abarwayi. Ejo bundi Abayuda baramufata baramwica, baramubamba. Yari yaravuze ko ku munsi wa gatatu azazuka, none yazutse. Yesu ngo atangira kubigisha, ngo ahereye mu bitabo by'abahanuzi icyo bari baramuvuzeho, avuga ati ntimuzi ko uwo Yesu yari akwiriye kuza agakora imirimo nk'iyo yakoze, igihe cyagera agafatwa, agashinyagurirwa, akabambwa, agahabwa? Ntimuzi se ko yagombaga kuzuka kugira ngo azagaruke gutwara itorero? Ngo arabaganiriza, ngo barasobanukirwa, ngo bumva baryohewe n'iyo nyigisho. Ariko bakirimo baganira nawe, ngo babageza aho bagiye. Baramubwira bati ko twari tugiye hano Emawusi tukaba tugezeyo, wakihanganye kuri kutuganirira neza ko twafashijwe, hanyuma tukajyanayo. Ngo arabemerera, ngo binjirana mu nzu. Ngo binjiranye, ngo ahita afata umutsima, ngo arawumanyura. Amaze kuwumanyura, ngo arawubaha. Ngo bagitamira bahita bamumenya, ngo babona ko ari Yesu. Ngo biruka bagiye kumuhobera, ngo ahita abakurwaho, ngo abanyura mu myanya y'intoki, ngo babona arazamutse asubiyeyo. Rero barababara cyane, ariko ngo bagira umunezero nanone, ngo baganira uburyo bungukiye muri urwo rugendo. Turimo turavuga ijambo ryitwa kugendana na Yesu. Buriya iyo umuntu agendanye na Yesu agira inyungu. Aba bagabo bagize bagendana nawe, Yesu abegera akajyana nabo, bagize inyungu eshatu. Inyungu ya mbere bagize, Yesu ngo yarabigishije barasobanukirwa. Inyungu ya kabiri, yarabagaburiye kuko yabahaye umutsima. Inyungu ya gatatu ni imitima yabo yarakeye. Barabivuganye, baravugana ngo ntimwibuka ko tukiri kumwe nawe uburyo imitima yacu yari ikeye. Ndagira ngo mbabwire rero ngo nitugira umugisha wo kugendana na Yesu,
tuzagira izi nyungu ndetse tuzagira n'izirenzeho. Aba bigishwa muri uru rugendo rutoya bari bagiranye nawe ngo yarabigishije barasobanukirwa, bagenda bavuga ati kweri ukuri kubidusobanurira nibyo, abahanuzi bamuvuzeho ukuri kubidusobanurira nibyo, Yesu yari akwiye kuza agakora imirimo igihe cyagera akabambwa, ngo yarabigishije barasobanukirwa. Ndagira ngo mbabwire ngo nimugendana na Yesu ntabwo muzaba injiji, azatwigisha dusobanukirwe. Nta njiji yagendanye na Yesu. Hari umunsi ba Pawulo bigeze kubafata babajyana mu rukiko n'izindi ntumwa, ngo barabakubita, ba Petero ngo barabakubita, ngo bukeye babajyana mu rukiko, ngo hanyuma ngo bumva uburyo basobanura iby'amategeko, ngo bababaza bababuranya, ngo baravuga bati aba bantu ko ari injiji tubazi, bari abarobyi, ni gute bashobora gusobanura amategeko kuturusha kandi twebwe twarayize? Ngo umuntu umwe arababwira ngo mwibuke ko bagendanaga na Yesu. Bahita bavivura baravuga ngo niba baragendanye na Yesu bagomba kuba, niyo mpamvu bazi amategeko, bagomba gusobanura ibintu neza. Iyo umuntu yagendanye na Yesu ntabwo aba umuswa, nta muswa wagendanye na Yesu. Iyo mugendanye arakwigisha ugasobanukirwa. Iyo ni inyungu ya mbere ku muntu wagendanye na Yesu. Inyungu ya kabiri, iyo ugendanye na Yesu arakugaburira. Baragendanye urugendo rurerure, wenda bari bashonje, ngo bakinjira mu nzu aravuga ngo ubwo nabigishije reka nanabagaburira. Ndagira ngo mbabwire ngo nitugendana na Yesu nta nzara izatwica, ntabwo tuzambara ubusa. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo anjyane iruhande rw'amazi adasuma. Nugendana na Yesu azakugaburira. Nta bwoba bw'ibihe dufite, nta bwoba bw'ubusonzo dufite, nta bwoba bw'ubuzima dufite. Ugendanye na Yesu aramugaburira. Inyungu ya gatatu bagize ni uko bavuze ngo ntimwibuka tukiri kumwe nawe uburyo imitima yacu yari ikeye. Inyungu ya gatatu, iyo ugendanye na Yesu umutima wawe uracya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mu nyungu ziri mu kugendana na Yesu harimo kukwigisha ugasobanukirwa, harimo kukugaburira, ariko harimo no gucya k'umutima. Umuririmbyi yaravuze ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Nugendana na Yesu umutima wawe uzacya, azakubwira amagambo meza yururutse umutima, azaguha amasezerano agukomeze, atume utagendana umunkanyari, ugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Yobu nubwo yageragejwe bya bigeragezo bingana kwa kundi, ariko umutima we warakeye. Aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Bagira ngo mbabwire ngo iyo ugendanye na Yesu umutima wawe uracya. Niko batangaje, baravuga ngo ngo ntimwibuke uburyo tukiri kumwe nawe imitima yacu yari ikeye. Izi nyungu eshatu rero abigishwa bagiriye muri uru rugendo, natwe nitugendana na Yesu tuzagira nyinshi zirenze n'izo ngizo. Ndagira ngo rero dusengere muri iri jambo, tubwire Yesu ngo ngwino ugendane natwe, kuko niko umurongo wavuze ngo bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo. Tugiye kubwira Yesu ngo twegere ugendane natwe muri ibi bihe ntibyoroshye, ariko turifuza kugendana nawe kugira ngo twigishe dusobanukirwe, kugira ngo tugaburire, kugira ngo imitima yacu ike, kugira ngo tubone inyungu zibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Uwiteka abane namwe, ndabifuriza kugendana na Yesu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubwira ijambo ryawe. Nyuma y'uko upfuye ukabambwa ukazuka, wiyeretse abigishwa bawe, wiyereka mu bihe bitandukanye hirya no hino aho bari bari. Hanyuma abangaba babiri bari bagiye Emawusi, ngo warabegereye ujyana nabo, hanyuma barunguka, barasobanukirwa, barunguka, urabagaburira, barunguka, imitima yabo iracya. Ndasenze nsengera bene data kugira ngo udushoboze kugendana nawe, kugira ngo dusobanukirwe, udushoboze kugendana nawe kugira ngo tugaburire, udushoboze kugendana nawe kugira ngo imitima yacu ike, udushoboze kugendana nawe kugira ngo imigisha yose y'agakiza k'Imana tuyironke turi kumwe nawe. Ineza y'Imana ikomeze kutubaho, ubugingo bwacu burindirwe mu Mana muri Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.